baganire ni nk'ibibazo bitatu ushaka kubaza mama wawe. Icyambere ndashaka kumubaza impamvu yansize ukiri umwana. Icya kabiri ndashaka kumubaza kuki basi nimba nyine harabayeho na risike zituma nsiga kuki atagarutse kundeba. yagiye warababeshya ngo ni ubuzima bubi yahuye nabwo ngo akimara kubyara. Yarabeshye se ngo mwari mubayeho nabi. Wari umaje kubyara akaba avuye kwa muganga yari afite ikibazo sibyo, akaba yaravuye kwa muganga bamubaze sibyo, iyo yemera kubana n'ibyo bibazo. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuza mbikuza komeza kugira ibihe byiza ari abari mu Rwanda n'abari mu bihugu byanze bigiye bitandukanye. Mwese ndabasuhuza, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment. Ndabashimira n'inama mwese mugenda mwandika, bamugira inama, bamufasha mu buzima bugiye butandukanye bwabo bwa buri munsi. Ndabashimira kandi mujye Imana igisubiza aho mukuye. Uyu munsi ndi kumwe na Paparise ndetse na Alice. Muribuka ko Alice twari tumuzi tumwumva ariko tutarahura nawe, tutaramubona. Uyu munsi rero Paparise yamutuzaniye kugira ngo tuganire nawe, tubashe kumva Alice uko ameze, twumve nawe ku giti cy'uruhande rwe. Muribuka ko mama we batarahura kuva yavuka, ngira ngo nibwo bwa mbere bagiye guhura, mbese amuheruka kiri agahinja wa munsi amusiga. Uyu ni wa munsi wa kabiri agiye kongera kumubona, bagiye guhura kuko Papa Alice yamuzanye kugira ngo ahure na mama we, kugira ngo bahure baganire amaso ku maso, kuko mama we ahora yifuza guhura n'umwana, ariko nyine hagiye hazamo utubazo twinshi mwagiye mubibona. Papa we nawe akumva ntago akwiye kumuhuza nawe, ariko buriya umubyeyi aba ari umubyeyi, nawe ugeraho ukagira umukavuga ati reka murebe, kubera ko ntago uburakari bwagumaho, kuko bihabaho gutandukanya umwana na nyina. Papa Alice rero tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Umeze uteze? Turashima Imana, tumeze neza. Urakomeye? Ubona umukobwa yamungana? Turangana. Ngo umwana ufuringana na se? Bivuga ku muhungu cyangwa bivuga ku mukobwa? Ku mwana wese nta kibazo? Mwana wese nta kibazo. Umukobwa musa rwose muremureho. Ubona ko nameze neza. Uburebure bwe arabukurikije kuko mama we ni mugufi. Ari umeze ute? Imeze neza. Warakaye? Oya ntabwo narakaye. Papa yakubwiye ngo uze warakaye? Oya ntabwo ariko yambwiye ntabwo narakaye. Umeze neza? Umeze neza. Umukobwa wanjye ariko mu buzima busanzwe ni twabayiye. Abari seriye namubonye, ariko nyine aracyari muto nyine kandi biranumvikana. Iminsi yaramukubise, niyo mpamvu atagomba gusekera umuntu wese. Guseka byarashize. Uyu munsi uteguye guhura na mama wawe? Ndabyiteguye. Urumva mama wawe yasabye inshuro nyinshi ko mwahura mukaganira, urumva ni byinshi ngira papa mwaraganiriye kugira mama wawe nyine ibyo urabizi uko byagenze byose n'uburyo yagusize, ariko kuri iyi nshuro yifuza ko mubonana mukanabana bikunze cyangwa se mukabonana nyine muri make ashaka kukubona. Mama wawe kumubona kuko nanjye ntabwo ndamubona, kuva navuka mwumva mu nkuru ntabwo ndamubona, ariko nyine nanjye nshaka kumubona. Hanyuma mama wawe rero yifuza ko mubana, yifuza ko mubana nyine ugasiga papa wawe mukajya kubana.
arabyifuza ariko njye nyine ntabwo nasiga papa wanjye ngo njye kubana na mama wanjye, ntabwo byashoboka. kandi nawe ari mama. Ni mama ariko papa niwe wanyitayeho. Ariko papa yigeze akubwira impamvu mama wawe atakwitayeho nk'uko yagombaga kubikora? We yambwiye ko nyine yansize nkiri umwana, nanjye narabibonaga situwasiyo papa wanjye yari arimo, ntabwo byari ngombwa ko muhata ibibazo byinshi, kandi yarabashije kunyitaho mu buzima bwanjye, mu bukene bwe akabasha kunyitaho nyine ntanererane nka mama wanjye. Ubona hari ingaruka byakugizeho kuba utarabanye na mama wawe na papa wawe mwembi muri kumwe? Papa wanjye nyine yakoze ibishoboka byose ku buryo nta ngaruka byangiraho, ariko nyine byari kumbera byiza kurushaho iyo mbona na mama wanjye ari iruhande rwanjye, nkakura nyine nawe ahari, bose bahari nk'ababyeyi banjye bose. Papa ari wafashe umwanzuro gute noneho wo gufata umwanzuro ukavuga ati reka nshyire umwana mama we baganire? Wabifashe kuko nzi ko bya mbere byari bigoye kubikumvisha, noneho wafashe umwanzuro bigenze gute? Icyatumye nzana Alice kugira ngo ahure na mama we, murabizi ko ubushize induru yaje guteza mu rugo rwanjye, sibyo? Kwa mama Aisha twabiganiyeho na mama Aisha, tubiganirizaho na Alice uyu nguyu ko tugomba kumushyikiriza nyina bakaganira, akumva umubyeyi ashobora kubana nawe n'uwo adashaka akabivugiraho. Ni ukuvuga njyewe ikintu ndi gushaka, ndashaka ko mama wa Alice ahura nawe, atazongera kuvuga ngo agiye kugaruka kuntera iwanjye mu rugo, sibyo? Ntabwo mbishaka ubu ngubu. Bavugane, yumva icyo umwana ari gutekereza muri we, nimba amushaka baganire, nimba atamushaka umwana arabimubwiriraho. Ngewe ikintu nabwira mama wa Alice, sinshaka ko azongera kugaruka kuntera mu rugo rwanjye ngo arashaka umwana. Niyo mpamvu namuzanye, muraduhamagara tumuzane abonane na nyina, nicyo ndi gushaka. Baganire. Ni nk'ibihe bibazo bitatu ushaka kubaza mama wawe? Icya mbere ndashaka kumubaza impamvu yansize nkiri umwana. Icya kabiri ndashaka kumubaza kuki basi nimba nyine harabayeho na risike zituma nsiga, kuki atagarutse kundeba, akaba agarutse. Icya gatatu akaba agarutse kundeba izi saha maze gukura. Kumva ari byo bibazo by'ingenzi nshaka kumubaza. Ibyo nabyo ni byiza, gusa nanone papa ari sinzi nimba byakunda nawe uramuganiriye muri bitatu, nabyo si byo byiza nawe, kuko nawe umeze nk'umuntu utumvikana neza n'uriya mama, namwe ubwanyu mukwiye kumvikana wowe nawe, kuko hari ukuntu mudahuje, hari ukuntu muganira ukumva ntabwo muhuje kubera nyine ibyo bibazo bya kera byabaye by'umwana, ukabona namwe ko muri babiri ntabwo muhuje, kandi birasaba ko muzashyira mukiyunga nyuma y'uko umwana ahuye na nyina, wenda nawe mugashyira mukiyunga kugira ngo murebe ko byibura mwaba umuryango nyine, ibyahise tukabyibagirwa tugakomeza ibindi biri imbere. Yewe naguciye mu ijambo, niko kugeza kuri iyi saha mama Aisha tubanye neza, kandi abanye neza na Alice nta kibazo mu rugo. Ndumva ko mama Aisha azongera kugaruka ababwira yuko n'umugabo we babanye neza, ibintu byo kongera gushwana bitagira. Ahubwo icyo ndi gushaka, Alice ubu niwe ugiye kudukiza impaka aka kanya. Na ka kantu ko kuvuga ngo yashatse gutanga indezo, ese ari kuko byarabaye? Mama wawe yaje mu rugo aravuga ngo aratanga indezo, nyine aratanga amafaranga yose papa wawe ngo yakoresheje. Mubwira guhura na nyogokuru ngo arabyanga ikagenda. Yaje kwa nyogokuru nyine asanga papa nawe uhari, ntabwo iki gihe yari ahari, hari nyogokuru, ndamubwira ati nyine yinjire mu nzu asuhuze nyogokuru, arabyanga. Arambwira nyine we yaraje gutanga amafaranga kugira ngo ansubirane, nyine mbona nyine ari kwihuta,
yanga kwinjira nyine ndamwihorera aragenda. Ubwo ariko iby'amafaranga byo yarabivuze ndashaka gutanga amafaranga nyine. Papa Alice, urabyumva gute se umukobwa wawe wagiye kwibanira na mama we? oya Hari igihe yabihitamo. Alice urugero ngiye kuguha nka mama wabaye afite amafaranga nyine ari umubosi. Wenda simvuze ko mwebwe mukennye, sinzi wenda ubuzima mubayemo, ariko nka mama wabaye afite amafaranga ari umubosi, wajya kumusura ugasanga ari mu rupangu rwa danje mu makaro, wata cyangwa wakigumira kwa mama ahantu hari ubuzima bwiza? Nta mpamvu yo kuguma kwa mama hari ubuzima bwiza, no kwa papa mbayeho neza kandi ndishimye. Papa nta kintu atankoreye nyine, ntabwo rero nafata umwanzuro wo kumusiga ngo ni ukubera amafaranga menshi. Iyo yaba afite amafaranga menshi ntabwo yabashije kunyitaho nk'uko papa wanjye yabinkoreye. Rero nta mpamvu yumvikana yatuma nsiga papa wanjye. ni gute afite umuryango we, sibyo? Afite umugabo, afite n'abana, yagumye ku muryango we, nawe nkagumana n'umuryango wanjye. Arashaka iki ku mwana wanjye? Ashaka kumureba, ariko hari ikindi kintu amushakira se? Arashaka kumureba ariko uguzi. Reka nkubwire buriya uko waba umeze kose, nubwo yamubyaye wenda ntamurere, yabiretse nubwo yamubyaye ntamurere, ntabwo ari uko yamwanze, kuko si yamujugunye muri toilette cyangwa mute hanze. Imyaka yose yamaze batari kumwe yarabisobanuye impamvu, wenda hari aho zitumvikana ku buryo wagera kuri urwo rugero, ariko yatanze impamvu. Ikindi kandi nawe yifuza kubana, aricuza. Kuri ikintu kiri wa muntu ukora ikosa ntiyicuza. Iriya mpamvu ariko yatanze ntabwo nyumva. Nesa kubwire ngo cyakubeshye se? yagiye warababeshya ngo ni ubuzima bubi yahuye nabwo ngo akimara kubyara. Yarabeshye se? Ngo mwari mubayeho nabi? Umuntu wari umaje kubyara akaba avuye kwa muganga, yari afite ikibazo, sibyo? Akaba yaravuye kwa muganga bamubaze, sibyo? Iyo yemera kubana n'ibyo bibazo akabibana mu rugo na mama, sibyo? Yego twari tubaye mu buzima bubi, sibyo? Ariko noneho mu gihe nari mbonye akazi, ntabwo yari gufata umwana w'uruhinja utazi ubwenge, utazi n'iki, yarangiza amusigire nyirakuru ahita agenda. None abonye umwana amaje gusa neza, umwana arangije amashuri ye, yigiriye kaminuza, none ngo aje gutwara umwana ku isi. Simbyemera. Byibura wo muha uburenganzira bwo kugira ngo baganire. Gutwara umwana rega ntabwo yatwara umwana we atabishaka. Ntabwo nawe yatwara umwana ku ngufu. Ku mwana ni mukuru afite uburenganzira. We nawe icyo ashaka ni uguhura n'umwana bakaganira. Umwana niyemera kugenda bazagenda babanye. Gusa nawe utekereze kuba warabyaye umwana ubu ngubu ntazi isura yawe, ntagakuzi. Nawe n'umuzi ashaka kugucaho umuhanda agatambuka nawe ugatambuka. Urumva rero nawe nk'umubyeyi umwana wawe w'imfura, kugira umwana wawe w'imfura ukaba utamuzi, ukaba utazi ahari, ukaba utazi isura, ukaba utazi izina, urumva ni ikibazo. Nawe ku mutima kiramurya, icyo cyana nawe kiramurya, nawe kiramukomanga akavuga ati iyo mbimenya nawe aricuza. Ariko nk'uko avuga ati ndashaka guhura n'umwana wanjye turebane tuganire, nanjye mubwire impamvu, nawe ashaka gutanga ubusobanuro ku mwana we, akabwira umwana w'impamvu byabayeho nyine, agatanga impamvu ku mwana. Amarira mama wawe yandijije akimara kuguta mu rugo, sibyo? Nyogokuru wawe yarakuruhanye, sibyo? Njyewe rero cyokoza niko ari abantu badusabye imbabazi kugira ngo tuzaze tukwereke umukobwa wawe. Ya batari abantu bavuze ati turashaka kureba uwo mwana ko ari, nagomba nkuzanye ngo urebe mama wawe, sibyo? Mfite igikomere kiri ku mutima. Igikomere cyo birumvikana, kuko kurera umwana ntabwo byoroshye,
n'inshingano z'umwana ntabwo byoroshye, kandi kurera umwana uri umugabo ntabyo ntibyoroshye, kandi uwo mwana ari umukobwa numva ni byinshi, buri umwana asaba ibintu byinshi. Niyo mpamvu nawe kure yavuze ngo ese yigeze kubera amafaranga yashaka gutanga ngo kugira ngo agutware y'indezo. sha yari ari kwihuta cyane nyine, ntabwo yabashije kunsobanurira. Ntabwo yavuze umubare w'amafaranga ashaka guha papa wawe? Ntabwo ngiye yawumviye, yarambwiye ati gusa nyine afite gahunda yo gutanga amafaranga akanjyana. Urabizi ko yaba akuguze gutyo se? Yaba nguza, ahubwo nyine ngiye nibaje impamvu ari kumbwira ngo agiye gutanga amafaranga njyane, nyine ndabyibaza mbura umwanya wo kumubaza kuko yari ari kwihuta cyane. ni ukuvuga ngo ari gushaka ngo ayo mafaranga ayampere mu bayobozi, sibyo? Ari ibihumbi 500, sibyo? Umuryango w'iwabo w'umugore nyine azane abiwabo, nanjye nzane umuryango, noneho amafaranga ayampere mu buyobozi, avuge yuko mu gihe hahandi atarahari dukora inyandiko ngo aya mafaranga nanjye ngo muhe umwana, sibyo? 500. Niyo yavuga ngo arama amayetaje ageretse. Uzi ko n'inka itakigura ayo mafaranga? Inkana isigaye iri muri miliyoni. None umwana w'umuntu wize segonderi uyirangije 500. Segonderi se yishyurwa ngana? Njye naramubwiye nimba ashaka kuma ayo mafaranga akiva mu nda ye, sibyo? Tuzahera kuri iyo tariki tugeze kuri iyi ngiyi ariho, noneho dukore dosiye y'ikintu na kimwe nagiye mugurira, noneho tuzateranye ibyo bintu byose nabikora, umwana azamuha mujyana, tutuye tujya mu buyobozi, zamubwira turiya ni mama wawe, nankorera ibyo nzabikora. Uzabikora? Nibyo ushaka? Nibyo nshaka. Nicyo cyifuzo cyawe? Nicyo cyifuzo cyawe. Wowe Alice, mama wawe niki kintu musaba? Urumva we arifuza ko muhura, ko muganira, wowe urifuza iki kuri mama wawe wumva yakora cyatuma wumva wenda yakoze ibyo byose, wenda ntiwanamubabariye, nimurahura ngo muganire wenda ngo wumve impamvu, nimumara kuganira ukumva impamvu wenda yatumye biriya byose abikora, ni iki wumva wasaba mama wawe kugira ngo wongere umufate nka mama nyine? Urumva umuntu mutabanye utarakureze, hari ukuntu nubwo wagenda mu bane biba bitaraza neza, umuntu mutabanye biba bigoye kugira ngo umenyere ko ari mama wawe. Ni iki wumva wamusaba cyatuma wumva ko nyine noneho ugiye kwisanzura nka mama, ugiye kubana nyine kuba inshuti na mama wawe, wumve wirekuye kuri mama wawe nyine? Njyewe cya mbere namusaba rw'amahoro papa, nyine ibyo by'ubuyobozi bakabivamo, kuko kubana nawe byo ntabwo byashoboka. Yenda nkajya njya kumusura, ariko nyine nabwo ni ukubanza nkumva impamvu, nakumva ari impamvu nyine yumvikana nk'umubyeyi, nanjye nyine ngacisha bugufi nk'umwana nyine nkamwumva. Ariko ikintu namwisabira ni uguhamahoro papa nyine akamuvana muri ubwo buyobozi bwiwe. Gusa birumvikana none ku rundi ruhande, birumvikana pe, erega nawe kandi ndatekereza nawe icy'ingenzi twese tuzi nuko ari buze kwishima. Kandi noneho nko ku bantu badukurikiye, sibyo? Ku bantu badukurikiye, ku babyeyi bafite icyo kibazo cyo kuba babyara abana, babona ubushobozi bubaye byanze, ubushobozi bubaye bukeya, bagafata icyemezo cyo guta abana, sibyo? Abo babyeyi bagifite uwo mutima wo guta abana, sibyo? Ndi kumva icyo gitekerezo bari gukora atari cyiza, sibyo? Nimba wemeye gutwara inda, sibyo? Inda ikavuka, emera wakire n'ibibazo ugiye guhura nabyo, sibyo? Bareke gufata abana babajugunye bakiri impinja batazi ibyo ari byo, sibyo? Uriya ni marayika, ntabwo abazi ibyo ari byo,
sibyo njyewe ku giti cyanjye nk'umukobwa wanjye nareze agakura njyewe ndi kumva n'imbabazi kuri nyina atazimuha ushaka gukora bya bintu byo kugira ngo umuntu ateranye umwana na nyina kandi ntabwo ari byo, ni ukuri ntabwo ari byo. njyewe ndi kumva kuri njyewe ari ntuzime oya hafi kandi ntunamwereke n'inseko. oya turagira ngo umwana ashukane na mama we kandi tugira ngo tubahuze baganire. Rata yise wowe uko mama wawe ibisobanuro aza kukubwira byatumye akora biriya nawe urashyira mu nyurabwenge nawe uri umuntu mukuru. yego birumvikana nyine papa afite umujinya uburakari pe nibyo. yego birumvikana ariko nyine nawe ndashaka kumutega amatwi nkabanza nkamwumva wimubwira impamvu yabyo nyine impamvu yabimuteye. wimubwira ngo amurakarire ngo cyangwa ngangagire gute, nimubwira ntabwo ibyo ngibyo ari byo. ahubwo icy'ingenzi ahure nawe kuko ni amahitamo yabo ko ari babiri, kumvikana kuganira n'umwanzuro uza kuvamo. gusa mama uramama ikintu numvise yifuza ntabwo ahanini no kujya kubana n'uyu mwana, we arifuza kumureba nawe hari ukuntu uhura n'umuntu ukinigura nawe ukavuga ikikuri ku mutima. njye nibyo nzi yifuza. ibintu byo kugira ngo abane nawe byaza mwabiganira ku ruhande rwanyu, wenda akajya amusura. wowe niko bitekereza sibyo? wowe niko bitekereza ariko ntiyamwiba. ariko ahangejeje ndahazi sibyo? ahangejeje ndahazi nyine mbere avuga ko utazigera umumuharira, nicyo kibazo. mwebwe muri kubivuga gutyo ariko ibyo ibiri mu mutima wacu ari kunkore ni njyewe ubizi sibyo? mbere wavugaga ninamuha umwana azakoresha izindi mbaraga kandi ntabwo ari ngombwa. ntabwo mukwiye kujya kuregana mufite umwana arahari, ntabwo ari ngombwa. njye niyo mpamvu navuze ni mwe mugure muganire, umuhe umwana baganire, ibintu birangire bikemuke, akomeze ubuzima bwe na famiye ye, nawe ukomeze ubuzima bwawe n'umuryango wawe. ariko umwana abona uburenganzira bwo kujya asura mama we. uragira ngo mama azarwara umutima kubera umwana? naramuka amusuye asanze uwo mugabo, uwo mwana akazagaruka hari ikibazo agarukanye iwanjye mu rugo, mama tete icyo gihe azabivuga azamuroga. hari igihe atamuroga. none se umwana yajya kwa mama akaza afite ikihe kibazo? kandi uyu ko ari mukuru nawe areba yamukubita se. amaze kuba mukuru. ese mama tete musigaye mubana? turabana n'uyu nguyu inaha hahandi n'ubundi hahandi nari nzi ko akiri kwa nyirakuru. oya kubera ko mama teta twaricaye turabiganira, mubwira ati njyewe nemeye amakosa. yego sibyo? urabizi ko twavuye kwa Viki turi gushwana, Viki twirukanye nta hantu ufite aho kuba, ariko ubu ngubu nsaba Imana ko yampaye akazi nkaba naragaruye umwana wanjye mu rugo, nkaba mbayeho neza na famiye twishimye. reka rero duhuze umwana na mama we nabo baganire, umwana nawe amenye mama ndetse n'umubyeyi nawe aruhuke mu mutima, aganire n'umwana we yumva nawe atuye umutwaro. sibyo? reka dusoreze hano nawe mu kiganiro cy'ubutaha.